Famille yitwa Padiri Ezekiel ngo mushimire ndamubura kubera urumva kuri uwo munsi abafite inshingano nyinshi niyo mpamvu nagusabye uyu mwanya kugira ngo tumushimire yego impamvu tugiye kumushimira nuko biriya bintu kuba byaragenze neza gukura tubivuze ntago babyimejeje haba hari umuntu ubyisha inyuma coordinateur wabyo wabyoruganije buriya byari biri ku mutwe wa padiri mukuru wa Sainte Famille birumvikana na timu yamufashije ariko yego yayikoordinatinze neza kiliziya icyambere no gusenga gusengera ibikorwa yubire yego nawe yiheraho kuko erega uburyo iparuwasi ihimbaza yubire paruwasi ntago ari amabuye twabonye hariya paruwasi ni imitima umutima wa buri wese agomba kubanza akayihimbaza muri bakumva ko ari kuyihimbaza buri wese yayihimbaje paruwasi ari urutonde rwose rw'abagize iyo paruwasi iyo bahimbaje mu mitima yabo bakicuza bakisubiraho bakitekerezaho bagasaba penitensiya bagahabwa ukaristiya urumva bakitegura barangiza n'umusanzu wabo ufatika wabo w'amafaranga wabo wo kurimba bakawutanga kiliziya rero mu kiliziya ntago ujya kuzuzuriza ku bakristo uzuzuriza ku bakristo nyine urumva kiliziya ifite ukuntu ibintu byayo bigenda bagomba gushyigikirana kuko byose aba ari ibya kiliziya iyo ngabire y'ubusaseridoti baba bungutse baba bagomba kuza kuyakira no kuyishyigikira reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mudahwema gukurikirana Emi Pro Media by'umwihariko ninjye mubana mu biganiro byo bitandukanye tubakorera umunsi ku munsi ariko buri munsi tubafitiye agashya ndetse tuba tubafitiye ibishyashya biza kugira ngo byongere ku makuru mwari mufite uyu munsi turacyari kuganira kuri yubire y'imyaka 50 Kiliziya Gatolika yizihije ni Sainte Famille abantu benshi murahamenyereye ndetse abenshi tuganira nabo n'abakristo bo muri iyi Kiliziya Gatolika by'umwihariko ariko uyu munsi ndagira ngo tuze gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byinshi turi kugenda tubategurira ku bijyanye nuko yubire yagenze by'umwihariko ariko uyu munsi sindi njyenyine ndi kumwe n'umwe mu bantu mukunda cyane kandi mumenyereye kuri no YouTube channel ntabwo ndibuze kumuvuga mu mazina ahubwo kuko turiwe ari buze no kutwakira reka muhikaze by'umwihariko ariko araza kutwakira bihambaye ndetse anatuganiriza by'umwihariko turi buze kugira ibihe byiza njyewe nawe tuganire ndetse namwe muri comment mwe muri kuza kugira icyo mumubaza ni Emi Pro Media reka tukwakire Emi urakoze cyane Keve Kristo Yezu akuzwe iteka ryose no kuri umeze neza nta kibazo yubire yagenze kuri wowe muri makeya yubire yagenze neza cyane ubu ndabyibushye kuri roho no ku mubiri yego hari ingabire nyinshi nge natahanye hari ingabire nyinshi natahanye ubundi twari twagiye kuvumba akenshi iyo umuntu agiye kuvumba bamuha ku nzoga bakamuha no ku biryo yego barabare bafite ibiryo bitagatifu biri muri izo ngabire zose na Yezu twahawe mu gitambo cy'Ukaristiya yego natashye nabyibushye kuri roho no ku mubiri yego ni byiza cyane ku kigano duheruka gukora turi kuvuga ku byagenze neza cyane ndetse turi kuvuga nicyo iyubire ishobora kuba yarasigiye abakristo muri rusange akose ku giti cyawe nkawe ubwawe wari uhari wakurikiranye imihango yose uko yagenze n'ibikorwa byose uko byateguwe na Kiliziya ya Sainte Famille iki byagusigiye kuri wowe nk'umukristo wa Kiliziya Gatolika icyambere ku giti cyanjye nicyo byamariye yego byatumye nanjye nongera gutekereza ku bukristo bwanjye mu myaka maze ku isi nubwo atari myinshi Kiliziya yo ihimbaza ibintu byinshi cyane yagezeho yego ibura Kiliziya iba yarageze ku bintu byinshi ubundi inshingano harya za Kiliziya urazizi yego duciremo muri make inshingano za Kiliziya ni ukuyobora kurera no gutagatifuza yego yenda tubiciyemo tugerageje kubidetaya ndabihuza nanjye ubwanjye ntago na deviye kuyobora duhereye ku kuyobora Kiliziya si umuyobozi wa roho z'abantu babayobora mu ngoma y'ijuru yego babereka inzira igana ijuru yego
kurera barera mbere na mbere bakoresheje ijambo ry'Imana. Ariko hari n'ibigo by'amashuri. Reba nk'ibigo by'amashuri ubwo turi kuvuga kuri Archdiocese ya Kigali. Yego. Uzi ibigo by'amashuri biri hano muri Kigali bya Kiliziya ni byinshi cyane. Nanjye nakizemo Kicukiro, nize Kicukiro hano ruguru, ni ikigo cy'abakatolika bihaye Imana. Barandeze kandi bandera mu buryo bwiza, uyu munsi wa none bukimfasha. Wow. Yego. Ni bimwe mu bintu nanjye nshimira Kiliziya. Reba Saint André, Sainte Famille no hari ikigo na Sainte Famille. Yego. Ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane. Yego. Ubwo ngubwo turi kuvuga mu kurera bafite n'amakaminuza, hari kaminuza Université Catholique de Butare ishami ryayo hariya. Yego. N'ubundi muri Saint André nabonye ariho rikorera inyuma ya Saint André. Hari n'igitwa CUR, ni Catholic University of Rwanda. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Bafite reba ubureka muri rusange tuvuga ibigo byose bya Kiliziya Gatolika biri mu Rwanda. Urumva ko Kiliziya ifite umuganda ukomeye mu kurera cyane. Ibigo byinshi, Groupe Officiel Butare, Université Nationale du Rwanda yari ya Kiliziya, ibamo na Kiliziya cyane. Yego. Noneho ikindi ni ugutagatifuza. Yego. Gutagatifuza, Kiliziya itagatifuza ikoresheje amasakaramentu. Amasakaramentu urayazi? Harimo cyenzimo uzayahe. Harimo nko gusezerana, isakaramentu ry'ugushyingirwa. Ubwo n'ugushyingirwa harimo kubatizwa nabyo ni isakaramentu babyita batisimo. Yego. Nkayo ngayo ndayazi. Nibyo bavuga batisimo, penitensiya, ukarisitiya, ugukomezwa, ugusiga kw'abarwayi, ugushyingirwa n'ubusaserdoti narindwi. Urumva ko nyibuka narindwi. Noneho rero Kiliziya itagatifuza imbaga y'Imana ikoresheje amasakaramentu. Ariko ntabwo itagatifuza roho gusa, itagatifuza n'imibiri. Bafite ibitaro, dufite CHK burya ni ya Kiliziya urabizi. Yego. Hari na CHB, nigaga i Butare, ngira ngo nawe warahize urabizi. Ibi bitaro by'Ikabgayi by'amaso. Ni byinshi cyane. Ubwo ni sample turi gutanga. Yego. Ubwo rero twari turi kuvuga muri icyo gihe rero guhimbaza. Nanjye nahimbaje ibyo nagezeho nkesha kuba ndi umukristo. Yego. Ntekereza ko abantu benshi aricyo bari baje hariya, baje no gukurikira no kureba cyane. Byonyine kuba nde Mipro narubatse izina nka Emipro mbikesha umubyeyi Kiliziya, kuba narize mu seminari, kuba narabatijwe, naraba amasakaramentu, hari ukuntu byagiye. Urumva muri uko kuntu, muri izo nshingano zabo eshatu nanjye zanyujurijweho. Muri uko kurera nize mu seminari, sibyo? Yego. Noneho ubwo ni byiza byose umuntu akesha kwiga mu seminari, urumva ndabifite. Niyo mpamvu mvuga abantu bagakunda ibyo mvuga. Ariko ntabwo ari ijambo ryanjye bari gukunda Dani, ni ibyo tubafasha kugeraho twifashije abasaserdoti cyangwa tubisesengura. Ubutagatifu nabwo hari aho ngeze, kuko narabatijwe, ndakomezwa, mpabwa penitensiya, ukarisitiya, ndanashyingirwa. Urumva ayo masakaramentu, urumva ndabyibushye, ndakize, roho yawe ndumva yaragaburiwe bihagije. Ifite intungamubiri zose, ibyubaka umubiri, birinda indwara, byose ndabifite. Donc nanjye nabonye umwanya wo kwitekerezaho ibyo nkesha uwo ndiwe mbikira. Ndi umwana wa Kiliziya, mugani wa musaza. Yego. Tuganiriye, ndasaba n'Imana nyine kubinkomereza. Tuganiriye ngira ngo ambwe amasakaramentu niba narindwi ngira ngo sibyo, muri arindwi, kugira ngo umuntu udukurikiye aze gusobanukirwa neza. Emipro Media ni, reka tuvuge Emipro, tureke kuvuga media, wenda media ni ku ruhande, sibyo? Emipro usigaje amasakaramentu angahe? Kubera iki ayo yandi asigaye tarayuzuza? Amasakaramentu asigaje ni rimwe ryonyine, ni iryo gusaserdoti. Ubusaserdoti rago nyibuhawe. Yego. Iyo ushingiwe, ubusaserdoti babirangiye. Niyo hawo ubusaserdoti gushyingirwa babirangiye. Yego. Ubwo gusigwa kw'abarwayi. Yego, gusigwa kw'abarwayi ni kusigaje. Kuryonyine. Ibyo bisaba iki kugira ngo bigereho? Ibyo bisaba kurwara. Bisaba kurwara. Yego. Bisaba kurwara kugira ngo ube wabigeraho. Ukaba wenda nyine kwitaba Imana. Ibyo bintu Imana ibiri. Kubera iki se uvuze ngo ibikurinda? Hari abantu benshi bari buze kugira confusion muri bo, vuga ati kubera iki Emi
ari ryo sezerano asigaje akaba ari gusaba Imana ngo irimurinde. Urumva ntago urumva ndacyafite Carlo wa mwana wanjye imfura Carlo ntago arakura rikaba hasabanza kure bizajye byaza. Yego ikomeze iri kurinde mu by'ukuri nicyo twakwifuriza. Ngira ngo hari ikintu cyane biri buze guhura nibyo tugiye kuganira. Turi buze kuganira cyane ndibuze ko gusubiza inyuma kuri tariki 18 ngira ngo nizo ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2026 nibwo ni kwa gatandatu. Ngira ngo abantu benshi twabanye nabo cyane kuri live cyane ko tugushimira uruhare ugira cyane mu gutuma ibi bikorwa bigera ku bakristo bose bakiza Gatolika muri rusange. Twari turi gukurikirana umuhango wa yubile y'imyaka 50 y'ubusasaridoti muri Kiliziya ya Sainte Famille. Ngira ngo ni igikorwa cyaranzwe no kuba cyaritabiriwe n'abantu benshi, ni igikorwa cyagize icyo gihindura mu bantu. Twabiganiyeho mu kiganiro cya mbere muri rusange. Ariko uyu munsi nka Emi Pro Media turagufite kugira ngo nawe mu by'ukuri utere comment yuko iki gikorwa cyabaye nuko cyagenze ukurikije mu mboni zawe nk'umuntu wari uhari wakurikiranye kuva gitangira, kuva mu myiteguro yacyo kugera kirangira. Ndagira ngo mu by'ukuri ugire nka point of view cyangwa se nka comment uza guha abantu muri iki muri yubile y'imyaka 50 twe turi kwizihiza. Icyambere urakoze kumaza icyo kibazo cyiza. Nashatse padiri mukuru wa Paroisse Sainte Famille yitwa Padiri Ezekiel ngo mushimire ndamubura kubera urumva kuri uwo munsi abafite inshingano nyinshi, niyo mpamvu nagusabye uyu mwanya kugira ngo tumushimire. Yego, impamvu tugiye kumushimira nuko biriya bintu kuba byaragenze neza gukura tubivuze ntago babyimejeje. Haba hari umuntu ubyisha inyuma coordinateur wabyo wabyoruganije. Buriya byari biri ku mutwe wa padiri mukuru wa Paroisse Sainte Famille. Birumvikana na timu yamufashije ariko yayikoordinatinze neza, niyo mpamvu byagenze neza. Turagira ngo tumushimire. Buriya imyiteguro ya event nk'iriya ibifite impande nyinshi. Urabona byonyine uburyo hari hasa. Byari bisa neza rwose ko umuntu yabibonaga, wabonaga bitatse. Uburyo bari bahateguye Sainte Famille yari itatse rwose, yasaga neza cyane. Umujyi wa Kigali ubona ari nk'izuba ahubwo riri kumurikira umujyi wa Kigali. Yego, ahubwo iyo babirekeraho bigakomeza akamurika. Akaba ariko tuzaye dukora buri cyumweru kiri misa turi hari. Kandi ubwo yaba noneho n'imitima y'abantu bari bose yikumurika nk'uko hanze hamwe bisa neza, byaba ari byiza cyane. Sainte Famille yabimeze neza. Bari bateguye nyine bisa neza, physical appearance. Ubundi nicyo kintu cya mbere rubiza abantu bareba. Yego cyane, uko umuntu agaragara. Yego, uko umuntu event yubile yari yambaye neza. Yari yambaye imyenda myiza nyine uko yagaragaraga ku maso. Icyo ni ikintu cya mbere tumushimira. Noneho ariko yanavugaga neza. Yego, reba cyane cyo cya mbere twabonye bari basa neza, yubile yasaga neza ahantu hose. Buri inyubako dekorasiyo nyine n'abantu bahari byose byari byiza. Yego rwose. Noneho tukagera ku buryo uvuga iyo ugiye gutereta uravuga avuga ate. Yego, woroshye akajwi. Gutereta nk'umukobwa ukumva avuga nk'ibati cyangwa ukumva avuze nk'icyungu. Icyungu urakizi? Ndakizi cyo gishaje. Abakobwa batari beza bambabarire. Yego, bihangane. Nyine bavugaga neza sound system yari nziza. Bari abantu padiri yari yashatse rwose. Turabashimiye n'ubutaza akomeza bazane. Byari bivuga neza ibyo bavugaga byahavugiwe n'abaririmbye byavugaga neza. Yego cyane. Icyo ni icya kabiri. Hari ikindi tureba ku mukobwa ni iki? Ikindi tureba ni mu mutwe we. Mu mutwe, ibitekerezo bye mu mutwe. Umutwe rero, umutwe ubwo ni umutima w'ibyabereye hari. Si ibyabereye hari icyo byamariye abantu. Nanone icyo tugarukaho. Nicyo tugaruka. Hariya icyambere byose byari bishingiye ku gitambo cya misa. Yego. Ubundi misa igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Hari ijambo ry'Imana no gutura na konsekarasiyo, igitambo cy'Ukaristiya. Ariko misa ibigizwe na korali n'imbaga y'abakristo, ariko
n'umusaseridoti. yego. Nyiricyubahiro ari arikepiskopi wa diocese ya Kigali, yego, Antoine Cardinal Kambanda. yayoboye rwose misa neza, yari misiri solaneri niko babyita. Wumvaga hari roho mutagatifu, nyine turi guhumeka umwuka mutagatifu, anatwigisha neza n'iriya mihango ahindura neza. Ubwo tugeze ku bwiza bw'umukobwa. Reka tujye kuri korali. Iriya korali rwose mpuzamakorali, ikintu nashimiye padiri, hari ukuntu ahantu haba umunsi mukuru ukomeye nk'uri ugasanga padiri yagiye gutira nk'abaririmbyi nko muri korali zikomeye za Kere International, za Saint Paul cyangwa za Do Kigali cyangwa Inyange za Mariya, yagiye gutira. Ni nka kwa kundi waba wakoze nk'umunsi mukuru iwanyu, uziko hari nk'abantu bajya babatirisha, hari umuntu nzi ujya ubikora agatinya gutumira ababyeyi be, nyine yabaye umusirimu, ntago agituranye n'ababyeyi be, aravuga ati kora ko nziranye n'abakire nintumira papa kandi afite ibitsi byabaraguritse y'imyate baranseka, ntamutumire, akemera akazorganiza undi munsi wo kujyayo kwakira abo mu cyaro, akajya gutira abantu nyine bagaragara neza, baraba ababyeyi. Urumva ukuntu biri bizarre. Turashimira padiri mukuru, yumve ko mushimiye ngiye ku giti cyanjye, nubwo ntare institution ariko nge naramushimiye. Yego. Donc kuba yarafashe korali, kuko kiriziya ibishingiye kuri ziriya korali niyo byakuranye, zirimo abakecuru n'abasaza, nyine akabahuriza hamwe agakuramo mpuzamakorali, kandi baririmbye neza, baririmba n'indirimbo abakristo biyumvamo. Ubundi hari icyo bita participation active et intelligente muri liturgie. Abakristo bagomba kuba ibintu biri kubera aho ngaho babyumva, kandi bari kubigiramo uruhare. Ni ukuvuga niba muririmbye indirimbo ugomba kuyirimba mu rurimi bumva, bumva icyo bisobanuye, nabo bakagiramo uruhare bakagufasha kuririmba. Nibyo bita participation active et intelligente. Rwose iryo hame ryari ryubahirijwe. Urakoze cyane ako kantu gakomojeho. Mbyibuka ikiganiro nakoranye na padiri mukuru hariya cyane, ubwo urumva twagejeje kuganira na padiri ndetse tuganira na perezida wa mpuzamakorali. Mu by'ukuri atubwira ko indirimbo zizagarukwaho ni indirimbo abakristo ba Kiliziya Gatolika bazi n'ubundi, kandi ni ibintu dushimira cyane kuko iko yabidusobanuye niko byagenze. Twarabibonye, indirimbo twese twari duhuriyeho, abakorali ndetse n'abakristo bose muri rusange twagize ibihe byiza. Ni ibintu dushimira rero padiri nawe kuba yarabishyizemo imbaraga ndetse bikagenda neza. Ikindi kintu cy'ingenzi ubona padiri yagizemo uruhare ni ikihe mu by'ukuri twamushimira uyu munsi wa none, cyane ko nawe twagize ibiganiro byinshi twaganiriye, ushobora kuba wararebye icyo kiganiro twakoranye nawe, nawe hari icyo ubona koko cyagizwemo uruhare kugira ngo bigende neza? Ikindi mushimira nuko yemereye n'abanyamakuru bashaka kumufasha kwamamaza inkuru, bakaza bagashyiraho organisation zituma babangamiye ibikorwa nyirizina, ariko yarabemereye baraza. Yego, ngira ngo abantu bose barabibonye. Hari ibinyamakuru bitandukanye, harimo nka Emipromedia, twarahabaye by'umwihariko tubibagezaho imbona nkubone igikorwa cyose uko cyagendaga, uko umuhango watangiye, uko wageze hagati, uko wabaye, inyigisho zatanzwe na buri kimwe. Emipromedia n'utaragikurikiranye ntago twamwibagiwe, kuko uyu munsi wa none ugiye ukabireba usanga mu by'ukuri bihari. Ugenda ubirebe, usubiremo neza urebe umuhango. Si Emipromedia gusa yari hari n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye tutagiye kurondogora, ariko nabyo byari bihari. So ni kimwe mu gikorwa cyiza cyane twashimira padiri mukuru wakoze, kuko hari abantu batari bahari, bari hanze y'igihugu, bari mu gihugu ariko batabashe kugera hano, babashije kubikurikira imbona nkubone, kandi amashimwe yabo turayakira umunsi ku munsi. So ni igikorwa cyiza cyane, dushimira padiri, twavuga tuti Imana ikomeze kwagure ndetse ikomeze no kuguha umugisha w'ibikorwa runaka ugenda ugezaho Kiliziya Gatolika muri rusange. Ikindi akandi kantu namushimira, ni byinshi namushimira, ariko wenda ikindi kimwe. Yego. Padiri
mukuru Padiri Ezekiel ntago ari umufarizayi, Yego. ni umupadiri koko nk'uko Yezu yabyifuje, nk'uko Yezu yifuza abapadiri abasaseridoti. Wow. Urabona Yezu ntago yigishaga abantu gusa ngo ababwire ijambo ry'Imana, yakemuraga n'ibibazo bafite, Yego. abashonje akabaha ibyo kurya, reba cyajya tubura imigati. Yego. Na cyagiye n'abantu babuze icyo kunywa, urabizi. Yego. Mfite amakuru ko abantu bari hariya babashije kugera nyuma y'igitambo cya misa, babahaye ku mugati na divayi. Yego. Hepfo muri makuru hoteli arahari. Famille ngenda yafite kandi ari kwatumye ntajyayo. Nyine urumva we wari ufite n'ubundi butumwa. Yego. Urumva iyo umuntu amaze gukora nzizitura mu mubiri mwiza, Yego. abantu maze guhaga ijambo ry'Imana n'izindi ngabire zose, yaravuze tereka tuye kubaka n'imibiri, kandi ababishoboye bose abagiyeyo bose barariye baranywa basagura inkangara ngo 12. Marabyumva. Nyabona imera bitubwiye ko abantu bose bitabiriye ndetse bashatse no gusangira, sibyo? Yaba n'abayobozi bari bahari, kuko hari abayobozi b'igihugu muri guverinoma, hari abayobozi ba Kiliziya Gatolika beza dukunda, abo bose bagerageje gusabana n'abakristo muri rusange. So ni ibintu byiza dushimira Kiliziya yacu, ni ibintu byiza dushimira padiri wacu mukuru, ndetse ariko yari yanabitubwiye mbere, yari yabitubwiye. Wibuke no twaganiriye no mu ntego zabo, wibuke ngo Sainte Famille ubundi bivuga umuryango mutagatifu, kandi bashaka kwigana wa muryango mutagatifu w'i Nazareti, nyine wa Yosefu na Bikira Mariya. Nyine ubwo urumva ni umuryango burimo urukundo, nta nzara iharangwa, hari ibintu byo gukundana. Nyine kiriya ni igicumbi koko, nyine ni igisobanuro cy'ibyo koko, barabibamo koko, kandi bashishikariza imiryango yose yari hariya gutahana ubwo butumwa, bakabishyira mu bikorwa, bakaba nk'uwo muryango mutagatifu koko w'i Nazareti. Ariko byanga bikunda hari abantu barushaho kubibaza bati hari ibikorwa bigiye bitandukanye twagiye tutabonye muri uriya muhango, cyangwa se muri iriya misa yasomwe kuri uriya munsi, cyane cyane nk'ibikorwa by'urukundo. Wowe ubwawe wabibonye ute mu mboni zawe nk'umunyamakuru, nk'umuntu wari uhari nk'umukristo wa Kiliziya Gatolika? Urakoze. Kiliziya Gatolika ukuntu ikora rero, ikora nka kwa kundi yubariza ijambo ry'Imana. Yego. Ngo buri kintu kigira igihe cyacyo. Subizi ko byanditse? Yego. Niko biri. Yego. Kiriya cyari igihe cyo guhimbaza yubile, kandi yubile nyine igira uko ihimbazwa, ibifite protokole zayo, nyine uko abahanga ba Kiliziya babisetinze. Yego. Iyo bagiye gufasha nabwo babigira igihe cyabyo, bakaba bafite na organe zibishinzwe, bafite nka Caritas n'ubundi buryo bafasha, ariko ntago babivanga, nyine buri kintu kigira igihe cyacyo. Kandi no muri natire bibamo, hari igihe cyo cy'izuba riri kuva n'igihe imvura biri kugwa, byose ntago bijya bipfa kuzira kubera icyaremwe. Yego. Iyo binabaye baravuga ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe cyo kuvuka no gupfa, ntago ushobora nako cyo kubaho uri muzima no gupfa, ntago ushobora kuba uri muzima uri no gupfa icyarimwe. Hari igihe cyo kurira no kwishima. Yego. Buriya kubera ko n'ubundi Imana yaremye isanzure, sibyo? Kandi isanzure hari ibihe runaka ridutegeka. Iyo urebye usanga riduha igihe cy'itumba, igihe cyo kuba turi mu mpeshyi, ibihe bitandukanye. Bishatse gusobanura ko buri kintu kiba gifite igihe cyacyo cyateguwe. Nibyo Emi yasobanuraga rero, bivuze ko n'ibyo bihe by'ibikorwa byiza Kiliziya bigira, iteguramo ibikorwa bitandukanye byo gusura abarwayi, kwishyurira abanyeshuri batandukanye, gukora ibikorwa by'urukundo byinshi bigiye bitandukanye. So navuga ko kiriya gihe cyari igihe cya yubile rero. Yubile kandi mu kiganiro cyatambutse nabasobanuriye icyo yari igamije kugeraho. Utarabibonye aze gusubira inyuma ajye kubireba, araza kurushaho gusobanukirwa icyo yubile yari ivuze. Hariya abantu bibaza ibintu nk'ibyo. Ariko wenda dusohotse ku ruhande rwa yubile, sibyo? Nk'umukristo niho ndi bukubaza, ni ibihe bikorwa umukristo aba agomba kwitaho mu gihe nka kiriya Kiliziya iri gutegura yubile muri rusange? Kiliziya icyambere ni ugusenga. Gusengera ibikorwa yubile. Yego. Nawe yiheraho kuko erega uburyo iparuwasi ihimbaza yubile, paruwasi ntago ari amabuye twabonye hariya. Paruwasi ni imitima, ni umutima wa buri wese.
buri wese agomba kubanza akayihimbaza muri we akumva ko ari kuyihimbaza. Buri wese yayihimbaje paruwasi urutonde rwose rw'abagize iyo paruwasi iyo bahimbaje mu mitima yabo bakicuza, bakisubiraho, bakitekerezaho, bagasaba penetensiya, bagahabwa ukarisitiya, urumva, bakitegura. Barangiza n'umusanzu wabo ufatika, wabo w'amafaranga, wabo wo kuririmba bakawutanga. Ubwo gutyo bakazanatendinga yubire bayihimbaje. Paruwasi bayihimbaje yubire, kuko ntago ari amatafari ayihimbaza, ni umutima wa buri wese. Urumva ngaho hari abantu benshi bari bite bibaza bati tujye tureba nyine mu by'ukuri misa yateguwe buri cyumweru, tugira abakristo bitabira misa, sibyo? Kandi babaza agaciro ka misa n'ikisobanuye ku mukristo muri rusange. Ariko nanone ngiye nkongera nkabireba mu mboni y'itangazamakuru. Nkawe Emi, mu by'ukuri ukurikije ubwitabire bw'abantu bari bahari uriya munsi, wagusobanura ute? Bari benshi se, bari bakeya se? Ese abitabiriye wabonaga imitima yabo inyuzwe? Mu by'ukuri niki wabwira ko umuntu utari uri hariya? Ari nabyo turi buze gushimira padiri, byerekana imbaraga zikomeye yabarashyizemo kugira ngo abakristo bose ba Kiliziya Gatolika baze kuba bari hariya, ndetse baze no kwakura igaburo rihagije. Urakoze. Abakristo bari benshi. Cyambere hari amatente menshi cyane nk'atanu. Amatente yari yuzuyemo abantu. No mu Kiliziya naho huzuye, barimo ama-screen, bari bateganyije n'uburyo bwo kwereka abantu baraba bari kure ya altare. Bari bafite ama-screen mu Kiliziya no hanze. Ariko burya no hirya baje kuzura na Kiliziya bajya no hanze. Narahageze, narabibonye. Biyambaza no hanze, barahagarara. Bari benshi, none ikikwereka ko bari babyishimiye, bibafitiye akamaro, nuko bahagumye. None nkuko tuba dukora ikiganiro, uri gukora ikiganiro ukabona mu kanya wari ufite abantu 50, ukabona baraganutse babaye 20, babivuga ko ibyo bintu uri gukora batabikunze. Umva niba twaratangiranye n'abantu mu gitambo cya misa saa 4 tukagera saa 10 biyongereye aho kugira bagabanuke, ni ukuvuga ko hari icyo byari biri kubamarira. Bigaragara kandi ko padiri bari gukora ubutumwa neza muri za nshingano 3 twavuze z'umusaseridoti. None bikurikije kuba abo bantu baragiye baza bagenda biyongera, niki twashimira padiri muri ubwo buryo bujyanye no kuba abantu barushaho kwakira bwa butumwa buri gutangwa muri ya yubile yacu? Twamushimira nyine ko ubutumwa aba yarabukoze neza, yerera abakristo imbuto nziza, nizo nshingano ze akazubahiriza neza, kandi tukamusaba Imana kubimukomereza, ndetse n'abandi kumureberaho, kuko hari ahandi bifailing ugasanga bitameze neza. Ndagira tuze kugaruka ku kazi gakomeye padiri aba yarakoze, kubera ko nigeze kuganira n'umwe muri bo mu bari bari gutegura biriya bikorwa, ambwira ko bamwe muri gahunda zose Kiliziya yateguraga basiteguye kuva kera, sibyo? Urumva ni ibintu byerekana ko padiri yabikurikiraga umunsi ku munsi. Ako kazi kakorwaga na padiri nka mukristo akakira gute? Umukristo ubwo ngewe nakwivugira ku giti cyanjye, ariko ubajije buri wese nawe afite uko abyakira. Ariko ndi kubaza nka Emi, uyu munsi wowe ubyakira ute? Urumva padiri yakoze akazi gakomeye cyane, sibyo? Ngiye mbyakira nk'umuntu uri mu muhamagaro we koko. Kuko hari umuntu uri kwikiza, hari nk'umuntu ushobora gukora ibintu yikiza. Iyo wagiye mu bintu ukavuga uti ngiye kujya mu gipadiri kubera ko yenda nabuze buruse, ntazabona uko njya mu ntuza muri kaminuza, sibyo? Cyangwa kubera ko iwacu ari abakene, ningerayo nzabona imodoka, cyangwa kubera ko sécurité sociale. Ariko iyo bigiye kubaho au service des autres, kubaho nyine gutangira abantu, nge ubwo uba wateguye ibintu bye, ubutumwa bwe bukagenda neza, n'inshingano ze uhita ubona ko hari abapadiri ko barimo ari umuhamagaro wabo koko, atari ukubera izindi mpamvu. Kuko iyo urimo kubera izindi mpamvu n'imbuto zabyo turazimenya.
turazimenya by'ukuri. Yego. Mu by'ukuri twari dufite abapadiri benshi batandukanye bitabiriye ino yubile, sibyo? Ariko bikerekana imbaraga zikomeye padiri yaba yarashyizemo kugira ngo buri muntu wese abashe kumva ibizakorerwa hari ahantu, sibyo? Kuri izo mbaraga padiri yashyizemo kugira ngo buri mupadiri wese wo mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda abashe kumva ko agomba kuba ari hariya kuri uriya munsi, sibyo? Ubona ku mukristo hari icyo byakabaye bimubwira kuri we? Kuba hari abapadiri benshi, ariko abapadiri hari aho ntabwo ari kuri padiri mukuru gusa, harimo na kiliziya ubwayo. Wumvise cyagiye Karidinali ari kubwira aho ari gusezeranya abapadiri ngo musezeranye kuzanyubahangira n'abazansimbura bose. Yego. No kuvuga kiliziya ubwayo, kiliziya ifite ukuntu nyine imeze, ifite umwimerere wayo, uza wowe ukaza uje kubamo hari ibyo uje inshingano ugomba gukora. Ifite identite, ntabwo uza ngo uyigira uko wishakiye. Buriya niyo mpamvu ujya ubona mu yandi y'amadini aba yarateye hari ukuntu byuka watunganye n'umugore uheta ushaka wabona n'ijambo ry'Imana riguhumuriza muri Bibiliya akaba ari ryo wigisha uwo munsi. None abakristo bakajya bagira ngo niba uri guhumuriza kandi ari wowe uri kwihumuriza. Yego cyane. Uri kubakoresha mu nyungu zawe. Yego. Ukajya hari ukuntu umugore wanjye ajya avuga iyo uvuze ngo kumugura nk'ikintu kitarezera ari kubwira ngo uje kuzinyuzuriza. Ugasanga pastor yagiye kuzuzuriza ku bakristo. Yego. Hano ubwo nyine abari kwibaza ari bikiri byaye n'ibyateye bita ngo ni swing aba yagiye kuzimwuzuriza. Kiliziya rero mu kiliziya ntago ujya kuzuzuriza ku bakristo, uzuzuriza ku bakristo pe. Nyine urumva kiliziya ifite ukuntu ibintu byayo bigenda. Yego. Bagomba gushyigikirana kuko byose aba ari ibya kiliziya. Iyo ngabire y'ubusaseridoti baba bungutse baba bagomba kuza kuyakira no kuyishyigikira. Mfite ikibazo gisa nkaho gikomeye ariko nanone kidakomeye cyane ku mukristo wa Kiliziya Gatolika, ariko ni ikibazo kibaza kiti ni gute padiri yitwaye bikaza kuzuza inshingano afite ku mukristo muri iyi yubile? Padiri mukuru wa Kiliziya Sainte Famille. Ukuntu yitwaye cyane ko ari we turi gushimira. Yego. Ukuntu mu bijyanye n'ira event nibyo turi kuvuga nuko yakorodonye neza, yabishyize ku murongo, yabihaye umurongo neza. Urumva ntago ari wabikoze wenyine, yari afite timu bari gukorana, ikipe nini cyane, yabaye umutoza mwiza w'iyo timu, w'iyo kipe. Bagiye babireba mu kiganiro twakoze, hari abashinzwe umutekano babikoze neza, abashinzwe sonorisation korali yabikoze neza, abashinzwe liturujia babikoze neza, abanyamakuru benshi babikoze neza cyane, abo mu gikoni babikoze neza. Urumva ingero zose zabikoze neza, no kuvuga yari umutoza mwiza w'iyo kipe. Yego. Kandi byarega ikipe ipfa cyane bihera ku mutoza. Iyo udafite umutoza mwiza menya ko ikipe yawe yapfuye, cyangwa umutoza uje kuzikuzuriza. Noneho wabaye inyito nziza ngo uje kuzikuzuriza. Umuntu uri professional ni umuntu urenga amarangamutima ye n'ibyifuzo bye birenga buri kintu kuko agomba kugira. Yego. Ngiye ndashimira pasiteri cyane nako padiri cyane twamukanye byashoboraga gutanga igisobanuro ku muntu wese uzitabira. Ni mbere mujye mureba icyo kiganiro twakoranye, none muza kukireba, muze gukurikirana na event ko yagenze kuri Emi Pro Media, byose biriho muraza kuza gusobanukirwa. Ariko Emi, nanone nkongera nkibaza ku ruhande rw'umukristo, ni izihe nshingano umukristo yagombaga kuba afite ziza gufasha padiri, sibyo, muri ibyo bikorwa ari gutegura? Abakristo barazikoze kuko iriya kipe turi kuvuga yari igizwe n'abakristo n'abarayiki nyine, nibwo na padiri n'umukristo ndabyishe n'abarayiki. No kuvuga komisiyo ya liturujia wa mu mama twaraganiriye, uri mu mama se yabikoze neza, inshingano ze yazikoze neza. Iriya korali mpuzamakorali si barabarayiki, si babikoze neza. Abashinzwe umutekano, aba protokole, umutekano protokole, sonorisation si abakristo. Abubatse hariya si abakristo.
abacuranzi, abashinzwe sonorizasiyo bose, abakristo nabo buri wese role ye, umwanya yari gukinaho mu kibuga yawukoze neza, uremeranywa na by'ijana ku ijana cyane. Mereye kuri korali mu kinyarwanda hari umugani ubaho uvuga ngo nta byera ngo de. Imana ishimwe ku buzi. Nkawe nk'umunyamakuru ukoresheje ijisho ryawe wari uri hariya, ikibona kitagenze neza, ikindi ikibona cyari gukorwa kugira ngo bigende neza kurushaho. Ikintu kitagenze neza kuko byose byagenze neza, kandi ubundi bagombaga kugira ibyo bica kugira ngo ntibigende neza. Ubundi tumenyereye ko hari aho ugasanga sonorizasiyo ntabwo turi bwumve kimwe. None se n'icyo wabonaga cyari gupfa? Sonorizasiyo ubundi irapfa akenshi, cyangwa umuriro ukagenda ugasanga ibintu birapfuye. None se wigeze ubona umuriro ugenda? Bari bafite generator. Wigeze ugenda? None se si byose byagenze neza cyane, cyangwa korali karirimba nabi. Ibyo byose nta byabayeho. Kandi nubwo bwose hari amahema menshi ari kure, buri muntu wese yabashaga kureba ibiri kubera imbere, cyangwa nk'umupadiri umwe agahita yisubiraho. Urabona nka kwa kundi yababazaga ngo ni ku bwawe, akavuga ati si ku bwanjye. Si byaba bipfuye se? Cyane. Ariko ibaza ko kantu kabayeho yiteguye hajya ubwo mbere yuko uba umupadiri, so wabanje kuba umudiyakoni, sibyo? Ibaza ubwo ngubwo ashaje yizeye ko agiye kwakira ubupadiri, akavuga ati ntabwo mbyizeye. Kandi uri ukurikiranye mu mateka ya Kiliziya wasanga byarigeze bibaho. Ntarase byigeze bibaho mu mateka ntabwo byaba bitaraba. Akajyara akavuga ngo ntago ari abantu baba barabuharaniye cyane, ntago ntemera ko ibyo bintu byabaho. None se nk'umuntu ubigeramo akabivamo nyuma agasanga yari yibeshye, ashobora no kubonera hariya kuri aritari ko yibeshye. None se ari abapadiri yumva babivuyemo, ugasanga bamanitse amaboko. No mu Rwanda barahari babivuyemo benshi. Ni ukuvuga kandi buri kintu cyose kigira umunsi kibera. Ushobora gusanga umunsi wo kuzibuzuriza hari uwo nguwo yaragiye nko kuryama ahandi agahita avuga ati ngiye mbivuyemo, tayari birarangiye. Bamaje no kumurahiza yemeye akavuga ati ngenda byemeye, ugasanga ejo abivuyemo cyane. Si ibyo bintu biterwa n'iki Imana yanjye bibaho. Hari igihe wibeshya ku muhamagaro, ugasanga yibeshye ku muhamagaro. None se wowe ntabwo urakundana n'umukobwa nyuma ukazasanga atari we type, atari we ugomba 30 n'abakobwa 30 mwakundanye ukabivamo. None ibaze rero muramutse mwarasezeranye ko mwagiye ku murenge, warangiza ukajya ukavumbura ko atari type yawe mwaramaze gusezerana. Twarasezeranye, so ubwaho naba nkigiyera cyangwa nakemera ibyaje. Ushobora kureka kugenda kubita umuhini nijoro ugapfa. Niyo mpamvu usanga umupadiri yabusatireka mbere ukabona ukabikigusha nyine ugatandukira. Iyo nama niyo iyo nama niyo cyane, byerekana ko bamwe mu baba tuvuge ko n'abantu baba bafite ukwizera gukomeye cyane kuri Kiliziya. Mu gusoza wenda tugenda dusoza ikiganiro cyacu, ntibuze kuza kwibaza ikibazo. Nk'umunyamakuru hari ibintu byinshi mba ndi kureba, nanone nkibaza nti iki cyagombaga kongerwamo kugira ngo bigende neza kurusha uko byagenze neza. Uyu munsi hano turi gushima padiri ko yakoze neza, byagenze neza, ariko byanga bikunda hari cyagombaga kongerwamo cyangwa se kigakurwamo kugira ngo bigende neza. Biriya rero ntabwo undi muntu runaka akabona hari icyabuzemo, uwo niwe ubarije, ariko byasaba ko tukibaza muri comment bakadusubiza. Kuko njyewe ngiye ku giti cyanjye ntacyo nabonye. Ariko muri comment niba hari uwakibonye kitubwira, ubwo na padiri azaba ari kukibona, azabibona muri comment kugira ngo utaha nategura indi yubire y'imyaka 75 kuko nizakurikiraho bazagiconsidering. Mfite amakuru yuko amasaha yabaye menshi. Saha mu bintu by'urukundo nta masaha bamo, ibintu by'Imana nta saha. Abakristo bameze bacyose batekereza ko bavuga bati twahereye twebwe ku isaha y'isa 4 tugeza saa 10.
none se gahunda warayibonye, gahunda warayibonye. Mbese wamenya ko hari abakristo benshi bagiye batekereza wamenya ko byakererewe gute kandi udafite igihe byagomba gutangira n'igihe byari kurangirira. Emi ngewe ndibuze kukuganiza nk'umunyamakuru. Ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye tugira igihe cyo kuruhuka bitandukanye, sibyo? Tugakora niba ari kuva saa 3 kugenda kugera ku isaha y'isa 6 cyangwa saa 7, bagatanga isaha imwe ya break yo kuruhuka kugira ngo babakristo bajye kwitaho. Hari abavuga bati ntitwabonye n'umwanya kuba twajya gufata ji. Oya, abo ngabo ntago bari bazi cyabazanye. None se muri liturujia igenda, liturujia ya misa igira uko igenda, igira standard zayo na protocole zayo. Ngiye mu bintu byose nize kugeza ubu ngubu ntago mu misa bajya batanga umwanya ngo banze mujye kunywa amazi cyangwa mujye kunywa agapeti. Ntabyo nzi ngiye. Misa iratangira igasozwa n'umugisha, kandi kuko niko byagenze. Yego. Kandi koko kuba yaratinze birumvikana, abantu bari bazi neza imihango iraza kuberamo hariya. Abadiakoni 13 kubaha umuhango wo kubahindura abasaseridoti, hari umwanya wagombaga gutwara. Nabara abafaratiri bahindutse abadiakoni. Ibyo bintu umuntu wese waje yari yabyiteguye. Kandi buri muntu wese azi imisuku igenda, nta mwanya wo kujya kunywa agapito ba mu misa. Yego. Hanga abanyamakuru basigaye turi kwibaza agiye atatuganirije katubwira uko misa yagenze. Cardinal ariko bamuhaye ijambo yaravuze, ahubwo hari ibirori byakomeje baranabivuze. Byakomereje muri Hotel Sainte Famille hepfo. Arandi majambo yahabereye, ahubwo wowe tutari duhari. Amakuru yawe ntago yuzuye. Bishatse kuvuga ngo abantu bibazaga icyo kibazo mpumva ko ntago nari impari. Baze kwihangana rero, sibyo? Baze kwihangana. Ikindi ukurikije uko byasojwe ndetse n'abahawe inshingano nshyashya zo kugira bo bakwiye kwitaho, ni inshingano we wavugaho iki dusoza ndetse n'icyo wabifuriza mu rugendo rwabo rushyashya? Biriya nuko nyine ubona ko ingoma y'Imana Yezu yazanye iri gukomeza kogera hose, kandi ko iri mu bihe byose. Ntago ari yo muri icyo gihe gusa, iri no muri iki gihe turimo. Uko ibihe bihora bisimburana, irakomeza igakura, akabuto karakomeza kagakura. Yego. Icyo nabifuriza ni ugukora ubutumwa, ibyo biyemeje bakabikora kuko kandi bikazabibera impamvu yo kwitagatifuza, kugira bibabere impamvu y'urubanza n'ubucibwe. Hari igihe ujya ukora ibintu kuko biriya bintu ziranshingano ni we zigomba kubanza kugirira akamaro mbere yuko zikagirira abandi. Yego. Nk'ubu ngubu uramutse ukoze ibintu nk'ibi tuba dukora by'akazi, uri mu munyamakuru ntacyo bikumariye. Uri kubikora ngo kubera abandi, ngo kugira ubona amafaranga cyangwa ufite uri gushimisha, we ntacyo bikumariye. Ubushatse wabyiruka ukajya gushaka umurimo w'amaboko, kuko waba uri kwisenya. Ni ukuvuga nabo bigomba kuba bibagirira akamaro. Ni nako Cardinal yababwiye ngo yaberetse Bibiliya ngo ibyo muzajya musoma mujye mubyumva. Yego. Ibyo mwumvise mubisobanukirwe, ibyo musobanukiye bibatunge, mubibwire abandi. Birabanza we bikakugira akamaro, bikaguhindura kugira ngo ugiye no guhindura abandi. Nicyo nabifuriza ubutumwa bwiza. Yego. Ikintu navuga yarahombye, ariko nanone sindivuge ko wahombye 100%, kuko Emi Pro Media ya mbere, house media nziza, twari duhari. Ujye mu biganiro byacu byagiye bitambuka live, muze kurushaho gukurikirana umuhango wagenze gatanu ku kandi. Ngira ngo ndi kumwe na Emi turi kugenda tuganira uko byagiye bigenda, ndetse tunabona gushimira Padiri Ezekiel wabanye natwe. Twaragushimiye, waduhaye ikiganiro kandi uko wadusobanuriye ni nako byagenze. Imana mwije ukomeze ikwagure kandi ikomeze kubana nawe. By'umwihariko njyewe nitwa Keve Iradukunda, ndi kuganira na Emi Pro. Reka muhereze umwanya abasezere, ubundi tuze dusoza. Icyo nakora ni ukubashimira abamaze gukora subscribe 226. Ni benshi rwose.
Emi Pro Media turi umuryango mugari. Yego. Turabashimira icyizere mwatugiriye cyo gukunda ibyo dukora, bidutera imbaraga zo gukora kurushaho. Niyo mpamvu turi kumwe na Keve kugira ngo dukomeze tubakorere content ziri professional, kuko we ari professional. Nanamushimira ko yemeye kuza gutanga umuganda we hano kuri Emi Pro Media. Yenda nari ntarabibabwira n'umunyamakuru officiel nahisemo mu minsi yashize, nari nashyize ku isoko imirimo harimo camera operator na n'umunyamakuru journalist. Niwe nahisemo, muzajya mumubona cyane, mwatanye no kumubona kandi abenshi baramukunze narabibonye. Rero ndifuza ko nako ndizera ko hari umuganda we azatanga n'itafara azashyira kuri Emi Pro Media. Namwe kandi mujye mukomeza mutugira inama, mutubwire muti mugize gutya byaryoha kurushaho. Ubwo tuza nk'umwaka nurangira tuzaba turi kwinegura, turi kureba aho tugeze, nawe tumushimira cyangwa tumugaya. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Reka tubashimire kandi tubifurize kuguma kubana n'Uwiteka. Icyo kintu cya mbere badushishikariza, ndetse nicyo kintu cya mbere uba ugomba kuba utekereza muri wowe. Njyewe nitwa Iradukunda Kevin Junior, ndi kumwe na cameraman mwiza cyane yitwa Joshua. Na Imana imuhe umugisha uturuka ku mirimo itandukanye yose agenda akora muri Emi Pro Media. Murakoze cyane.